bagabo, ubu ni uburyo bwizewe ndimo mbereka bwo kuntu wakura burundu ibinure ku nda yawe. Njye niba nkweretse ikintu ni uko ari ikintu 100% gikora kandi gikora. Iyi mashini rero urabona ko ubayatsa, iyo umaze kuyatsa urabona hari aho wongerera volume, ukongera ukayishyira ku kigero ushaka, ushobora kuyizamura igakora cyane cyangwa se ikagabanya umuvuduko. Iyi mashini ni imashini ukoresha umasa ahantu ushaka gukura ibinure. Kunda rero iyo uyishyize ku nda yawe ushobora kuyishyiraho hariho umwenda cyangwa utariho, ubundi ukajya ugenda umasa uko ubyifuza, ukagenda umasa uko ubyifuza. Wabyikorera cyangwa se ukabikorerwa n'undi muntu, ariko wumve ngo birakora mu minsi 2 uba watangiye kubona resulta. Ntabwo ari imashini iryana, ntabwo ari imashini yakugirira nabi ngo wumve bitameze neza. Rwose ni imashini ikumasa neza ukumva isa n'igukirigita, haba hariho umwenda cyangwa se hatariho umwenda. Uramasa rwose ukagenda umasa kandi bikagenda neza. Wabikora rero mu gihe kingana iki? Urumva uramutse ubonye umwanya wabikora kenshi gashoboka, ariko 3 mu cyumweru karahagije. Ukoresha iminota 15 mu gihe ubikoze. Ndakubwiye ngo inshuro 3, iyo ubikoze inshuro 3 utangira kubona neza ikimenyetso cyo kugabanuka kw'ibinure ahantu wayikoresheje rwose uhita ubona ko ibinure byagabanutse. Nta kibazo itera pe, nta kibazo itera, ni nka massage bisanzwe. Hari ubwoko rero bwinshi, hariyo usanga ifite utuntu tw'uturomba 4, ifite utuntu tw'uturomba 8, indi ifite 6, ariko iyo ariyo yose ubasha kuyikoresha. Icyiza cyayo rero urayicomeka ukayishariza, ukayishyiramo umuriro, wamara kuyishyiramo umuriro ubundi ukayikoresha mu buryo bwose wifuza. Iyi mashini gukura ibinure ku nda, niba mbikubwiye ko ari 100%, ni 100%. Urayikoresha wowe ubwawe ukabona mu nda hasigaye ari 0, ukayihagarika ariko wowe ubishaka neza rwose. Urayikoresha ukagenda ukuraho ibinure ku buryo ugeraho ukabona ko ibinure byagabanutse kugera ku kigero wifuza. Muti se iyi mashini umuntu yayibona gute? Kuyibona ni ibintu byoroshye cyane. Niyo mpamvu muri comment abayikeneye baze kwandika muri comment, ubundi nimero yanjye nayo nayishyizeho ku buryo buri wese wabyifuza yankontakta nkamubwira uko yayibona. Ntabwo ari imashini ihenze na gato, kandi ugenda ugura ukurikije uko ubushobozi bwawe bungana. Ntabwo ari ngombwa ngo ugure inini cyangwa se ugure intoya, ahubwo iyo wagura yose mu kigero cyayo ubasha kuyikoresha muri massage kandi bikagenda neza. Reka mbabwire abifuza kugira mu nda 0, haba ku bagore cyangwa se haba ku bagabo, iyi mashini ni igisubizo 100%. Hari uburyo bwinshi bavuga kuba wakora siporo, ndabyumva, ariko iyo ukora siporo kwa kundi ugenda wihindukiza ngo urebe ko ibinure byashira ku nda, hari ubwo n'ubundi uyikora ariko ntibibashe kuba byashiraho. Iyi mashini rero ni igisubizo muri byose. Iyi mashini iragufasha kuba wakuraho ibinure. Hari ushobora kuba yabona umwanya wo gukoresha iminota 10 buri munsi. Waba ugiye kuryama, ukaryama neza, ukaryama ugaramye, noneho usa n'uwisonzeshamo gatoya. Iyo ubaye nk'uwisonzeshamo gatoya, ubundi ugashyiraho ya mashini ugenda ukora muvoma de zigzag,
ukora zigizag, ubundi noneho ya mashini neza neza ikagenda ikagukorera ukumva neza ko waruhutse, ibinure bivaho wumva kwa kundi uba wakoze uburyo bwo kugabanya ibinure ukoresheje siporo ni kimwe, noneho uba wafokasinze neza ku gice wifuza ko ibinure bishiraho. Nawe iyo ubyumvishije uburyo iyi mashini ikora uhita ubyumva, ibinure biba biri kunda, aho kugira ngo ukore ya siporo yo kubitwika, ahubwo direct uhita ushyiraho ya mashini igenda ikora muvoma izunguruka, noneho bya binure bikagenda bishonga buhoro buhoro bigashonga kugeza igihe birangiriye. Iyi ni imashini yizewe mu gukuraho ibinure, nge ntago nabazanira ibintu bitizewe, nanjye ubwanjye narayikoresheje ku buryo buri muntu wese twahuraga yambwiraga ati wakoresheje iki kugira ngo ubashe gukuraho ibinure byo kunda. Buri wese iyi mashini hari abantu benshi bafite ubuhamya bwayo bw'uko yabafashije gukura burundu ibinure kunda byari byarabananiye. Unayirebye rero hari ahantu henshi igurirwa, ariko muri comment ababikeneye bayandikemo, abashobora kunkontakta, abashobora kumpamagara, nimero ya telefone iriho, ubundi ngewe mbamenyeshe aho waba uri hose uko wabona iyi mashini ku giciro gitoya gishoboka kijyanye n'ubushobozi bwawe. Iyi mashini wayibona ikakugereraho ku gihe, kandi ndakubwiza ukuri ntabwo uzigera wicuza ko waguze iyi mashini, kuko nanjye nabanje kwibaza nti ibi bintu birashoboka ko ushobora gukora iminsi 3 ukoresheje iyi mashini ugahita utangira kubona resulta z'uko ibinure byo kunda byavuyeho, haba ku mugore, kuko kenshi na kenshi abagabo bakunda kuvuga bati ni abagore bakeneye gukura ibinure kunda. Oya, ni ikibazo cyugarije abagore ndetse n'abagabo, kuko iyo ibinure byinshi bije kunda birajena, ntawe bitajena, yaba umugabo mu myambarire biramujena, ndetse n'ubuzima bwe busanzwe mu mirimo myinshi akumva bimujena, umugore nawe nuko. Iki rero si igisubizo ku bagore gusa, ahubwo ni igisubizo ku bagore ndetse n'abagabo bashaka kugabanya ibinure kunda. Naho rero uyu ni umuti 100% ukora. Ninkubwira ko 100% bikora, uzagaruka unshimira muri komenti, uzampamagara unshimire uti kare kose warihe ko tutabashije kumenya aya makuru. Hari uburyo bwinshi abantu bagenda bashyiraho ushobora gufasha, ariko ubu ni uburyo wakoresha mu gihe waba ufite umwanya muto, kuko mu gihe wiviriye mu kazi kawe, mu gihe wiviriye ku mirimo yawe yindi, mu gihe wiriwe mu rugo waba ugiye kuryama, ukaryama ugaramye, ugafata ya minota 10, iminota 10 ukayifata ugakoresha imashini yawe ugakura ibinure kunda. Cyaho rero nahanyu, muzagaruka kunshimira muri komenti. Murakoze.